ube meya, ube gitifu, ube umukuru w'umudugudu, ugira akazi, ube nta kazi ugira, ukiciro urimo cyose, nta muntu utagira agasimba kamwonera. Ariko by'umwihariko abantu bonerwa n'utu dusimba dukurikira, mufite akaga ndetse iterambere ryanyu riri kure nk'ukwezi. Dore agasimba ka mbere. Agasimba ka mbere, niba byibuze hari ibintu byakubayeho koronike, ibintu bigira umuntu koronike, icya mbere ni ibiyobyabwenge, inzoga, yewe ndetse n'ibindi bitandukanye. Niba warabaye koronike muri ibyo bintu bikaba byaragukoronije, ako gasimba kakonera kugira ngo uzakaveho biragoranye cyane. Ntugaseke umuntu ngo nta terambere yabonye, kuko mu by'ukuri nta muntu utagira agasimba kamwonera. Niba nawe nakugira ahubwo ufite ikibazo, waba ufite ikibazo gikomeye cyane, ubaye ari nta gasimba ugira kakonera. Twebwe udusimba tugira tutwonera turatugira cyane, yewe twaranatuzengereje. Ariko se ni gute wakwirinda agasimba kakonera? Ase ubundi wabwirwa n'iki agasimba kakonera akari? Buri muntu wese byanga byakunda agasimba kamwonera bakazi. Uburaya, inda yawe ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kukonera urubyaro, umugore, abana n'ibindi bitandukanye. Bishobora kukubera icyonnyi kikonera mu buryo bugaragara kandi bufatika. Iki kiganiro cyitwa Menya Ko, ugitegurirwa ndetse ukanakigezwaho nanjye Mafiyeri Originale. Nguhaye ikaze mu muryango mugari wa Gikompara TV. Niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro, ndagushishikariza gukanda subscribe, urayikinga iyi video kandi unayisharinge kugira ngo igere kure cyane. Buri muntu wese asobanukirwe agasimba kamwonera. Niba nawe uvuga ko nta gasimba kakonera, nyandikira muri comment. Kandi niba ari n'agasimba kakonera, unanyandikire muri comment umbwira ko ariko.